Hi everyone, uyu ni Igiraneza Yves the professionals, banje kubasuhuza nanone kandi mpaye ikaze abantu bashyashya kuri channel yacu ya The Professionals, ndetse nawe dusanzwe tubana mu biganiro byanjye bya buri munsi. Ndagushimiye cyane ko n'uyu munsi tugiye kubana mu kiganiro naguteguriye. Uyu munsi nabateguriye topic nziza cyane ivuga ngo 10 essential tips for the professional prospecting, cyangwa se tips zigera ku 10 zagufasha gukora prospecting iri professional. Prospecting, iyo tuvuze ijambo prospecting muri rw'ikinyarwanda ubundi bishatse kuvuga kurambagiza, cyangwa se gushaka abazavamo abapartner bawe ba business yawe mu hazaza, cyangwa se gushaka abazavamo abakiriya bawe ba products zawe cyangwa se service muri network marketing. Rero nabateguriye tips 10 nziza cyane zagufasha kugira ngo ube umupro muri prospecting. Tip ya mbere turaza kureba ni tip ivuga ngo define your target market, cyangwa se banza usobanukirwe abantu ushaka n'abantu bameze bate. Target market, network marketing ubundi ni business yemerewe kujyamo na buri muntu ari we wese, ariko wowe nk'umuntu uri muri ubaka network ushobora kuvuga ngo ngiyewe n'abantu bameze batya nshaka. Ushobora kuvuga ati nshaka the young generation. Young generation akenshi nibo baba bari very profitable muri mu kubaka network, mu gukuza team, mu gukuza network yawe muri business yawe. Hanyuma iyo ari abantu bakuze akenshi dukunda kuvuga ko ari abantu umuntu targetinga mu gihe ashaka guseringa more product, kubera ko abantu bakuze nibo bagiye baziranye n'abandi bantu benshi bafite bya bibazo by'ubuzima bitandukanye, bya bibazo by'uburwayi butandukanye, bityo bagufasha kuzamura selling yawe cyangwa se guseringa product nyinshi muri team yawe. Rero nawe defining a target market. Ese vuga nimba muri target market yawe urashaka abantu wenda tuvuge bari mu Rwanda baherereye muri Kigali. Defining your target market, cyangwa se nkeneye kwagura network yanjye mu turere dutandukanye. Defining ati nibura se nkeneye abantu wenda bize cyangwa se nkeneye abantu batize. Ushaka gutargetinga market yawe mu buryo ushaka. Rero mu gihe uri gukora prospecting ibyanga bikunda uzakeneramo kugira target market. Kindi tip ya kabiri ukeneye muri prospecting iravuga ngo leverage social media, cyangwa se koresha social media, imbuga nkoranyambaga. Koresha Facebook, koresha Instagram, koresha TikTok, koresha WhatsApp. Aho hantu hose wahurira n'abantu benshi batandukanye. Hari abantu benshi usanga bakubwira ngo ngewe muri business abantu nzabakorera ko nza abantu bakeya. Ese ko abantu mfite muri telefone yanjye ari abantu babarika? Ibyo nta kintu bivuze. Kuri social media uzahahurira n'abantu isi yose yabaye mudugudu kubera ikoranabuhanga. Kuri Facebook hariho miliyari z'abantu benshi. Kuri Instagram, kuri TikTok, aho hose n'ahantu ushobora kugenda ugakura y'abantu. Mu gihe ukoresheje zino mbuga nkoranyambaga ushobora kunguka abandi bafite abantu benshi bashobora kuzavamo abafatanyabikorwa bawe, bashobora kuzavamo abakiriya bawe bahazaza. So rero koresha social media cyane cyane. Urugero wa postinze akantu ubonye abantu bakalikinze, abo bantu bajye inbox bashimira ati wakoze kulikinga post yanjye, mutangirira aho ngaho muganire, ushobora kumukuraho nimero. Genda urebe ko abantu bakomentinze kuri post yawe, mwandikira umushimira avuze unajye inbox, pana kumushimira muri comment gusa ngo bigume muri comment ya post yawe gusa. Jyana inbox umushimire ati wakoze cyane kuba wateye comment nziza kuri post na postinze. Mutangirira aho ngaho mwibwirane, ushobora kuza kuhakura nimero yiwe. Ikindi uzajya ureba nk'igihe abantu benshi bari online, usanga hari nk'abantu barenga nk'ijana 500 bari online nimugoroba nko kuri Messenger barabikwereka, kuri za Instagram, kuri za TikTok abantu benshi baba bari online. Bandikire hi we introducing yourself, naho babaze uko bitwa n'iki mumenyane, uhakure nimero yawe. So use social media. Then tip ya gatatu iravuga ngo master the art of conversation. Menya ukuntu wakora ikiganiro mu buryo bwiza, kuko hari amakosa abantu benshi bakora no kuba wajya guprospecting umuntu mukimenyana ku nshuro ya mbere, tutangira kuzanamo ibya business, tutangira kuzanamo ibya company ukorana nayo, tutangira kuzanamo ibya product kubera ko wumva ukeneye amafaranga cyane. Ibyo ni amakosa. Genda muganire bisanzwe, mumenyane, wigire social. Umuntu nyine ukunda kunguka inshuti, umuntu uri sociable, ku buryo umuntu atanakeka ko hari ikindi kintu kiri behind. Ibyo ngibyo bizaza kuri etape ya kabiri izakurikiraho. Ariko ku nshuro ya mbere ukeneye kwibwirana n'umuntu, ukeneye kumenyana n'umuntu, mukareba ibintu muganira, ukareba izindi story mu sharinga, mukaza kujya gutandukana yabaye inshuti yawe yo kwiyumvisemo, ku buryo utumubwira ati noneho ma contact yawe tuzajya dukomeza tunavugane, kubera ko ndi kubona twamaze guhuza urugwiro, twamaze kuba inshuti. Ibyo biroroshye cyane. Mastering the art of conversation. Menya ukuntu umuntu aganira utihutiye strict muri business cyangwa se muri company cyangwa muri product, ahubwo banzuremo ubushuti. Banza wubake friendship, ubanze wubake relationship n'uwo muntu.
ku buryo nawe ubwe ahubwo ashobora no gushiduka ari uri kwisabira nimero zawe bitewe n'ukuntu yakunze ukuntu uganira. So iyo ni type ya gatatu. Hanyuma muri prospecting kandi ask questions, genda ubaza ibibazo muri wa muntu muhuye bwa mbere, mubaza ibibazo uzahita umenya icyo akeneye cyane ku buryo ubutaha mu kindi kiganiro kizakurikiraho no gushaka no kumutumira uzamenya icyo ufokasingaho. Baza nk'umuntu ati se usanzwe ukora iki mu buzima busanzwe, kandi uzahita kubwira ati ngenda umushomeri, urumva ko uzamutumira umubwira ati nabonye opportunity yagufasha kwiteza imbere kubera ko ari n'umushomeri. Aha ni amahirwe akomeye cyane waba ubonye. Nusanga akubwiye ati ngiye nsanzwe nkora kandi kazi runaka mu buzima busanzwe, bizakorera ko no mu gihe cyo kumutumira uzamubwira ati nabonye opportunity wakora part time ukayifatanya n'akandi kazi kawe gasanzwe ntibigire icyo byangiza. Urumva ko nuko havuyemo kwa kumubaza ibibazo hari ibyo wasobanukiwe. Numubaza utundi tubazo usanzwe muri famille mumeze mutese, urubatse, uri single, uzamenya n'ikintu wamubwira mu gihe uri kumutumira. Ushaka kuzamubwira ati iyi ni business iri familia, ku buryo ushobora no kuba wenda wowe nimba uri na busy wanashyiramo umudamu wawe, washyiramo n'abana bawe. So ibyo bintu ukeneye kubimenya, ukamenya ukuntu ukora conversation, ukaskinga ibibazo bigiye bitandukanye, bityo ukamenya wa muntu, bizagufasha no mu gihe uzaba ugiye kumutumira mu gihe gikurikiyeho. Then type yindi iravuga ngo develop a strong personal brand or profile, personal profile. Gerageza wibranding, uzamure brand yawe, uzamure profile yawe, bizagufasha. Kubera ko nk'urugero abantu bakunda abantu bari smart. Nimba uri kuri Facebook udafiteho profile smart, nimba kuri WhatsApp udafiteho profile smart, nimba kuri Instagram udafiteho profile smart, profile picture udafiteho muri bio yawe hatanditsemo ibintu bisa nkaho bigaragaza ko uri umuntu uri professional, uri smart, bizakugora cyane kunguka inshuti ngo nyinshi cyangwa se zijye zinakwiyandikirira. Ariko no developing a personal brand, personal profile yawe ukayupdatinga, bizagufasha kunguka inshuti byoroshye, bizagufasha kuba wagira connection ku bantu benshi mwaba muhuriye no kuri social media badasanzwe bakuzi. Then mu gihe uri kugenda mu buzima busanzwe ugiye guhura n'abantu, kuba uri smart, uri umuntu ukeye, uri umuntu wambaye neza, uri umuntu uvuga neza, uri umuntu wishimye mu maso, ni bimwe mu bintu bizagufasha kwikonekta ku bantu benshi batandukanye. Rero no mu gihe uri kwintroducing yourself, mu gihe umuntu mwahuriye nda kuri group ya WhatsApp y'ubukwe bwa runaka ushatse kumujyana inbox kugira ngo wunguke nimero yiwe, wunguke uwo muntu, byanga bikunda ukeneye ifoto nziza uri buze kumwereka, like ifoto yo muri studio uri professional, ukamwereka uwo uriwe, then ukintroducing, ugakora introduction yawe ku giti cyawe, ukaba uzi kuyikora mu buryo bwiza ku buryo umuntu acyumva introduction yawe yonyine ubwayo ahita yumva yahita asevinga nimero yawe, akajya kurikirana stati zawe, akajya no kwivugishiriza ahubwo atanarindira igihe uzamuvugishiriza. Rero icyo ni ikintu cyitwa kuzamura brand yawe, kuzamura personal profile yawe mu buryo butuma abantu benshi bakwifuza, bakinira kuvugana nawe, bakinira kuba hafi yawe. So indi tip iravuga ngo work with numbers and stay consistent, make it active candidate list. Gerageza noneho ugume ubikoraho. Work with numbers. This is a numbers game. Ni business igendera ku mibare. Uko unguka inshuti nyinshi, uko uzaba ufite abakandida benshi bitegura kuba bafite ibikorwa bawe, abakandida benshi bitegura kukubera abakiriya ba product zawe. Rero gerageza kore with numbers. Ku munsi targetinga kuvuga ati nibura nunguke nimero nyinshi, nunguka abantu benshi. Ku munsi nibura wohereze kunguka abantu barenga 10, birashoboka cyane. Kunguka abantu barenga na 50 birashoboka cyane. So gerageza uko targeting imibare myinshi kandi ukabikora buri munsi, apana kuvuga ngo nabikoze uyu munsi ejo ndabyibagiwe, umunsi nungutse izindi nimero nzongera muri prospect list yanjye ariko ejo nabyibagiwe. So uko targeting imibare myinshi niko urabufite amahirwe yo kugira network growing very faster kurusha wa wundi uri gutargetinga imibare mikeya. So ikindi iravuga ngo ndi tip ya gatandatu iravuga ngo boost your confidence, believe and overcome your fear. Gerageza uzamura icyizere wifitiye kandi wirukana ubwoba buri muri wowe. Hari abantu ujya ku approaching ugasanga ufite nk'ubwoba, urugero ni uncle wawe, ni auntie wawe, ni umuntu mukuru wenda muri famille, ni umuntu mukuru wenda ku kigo yari master wawe, ukumvura abanje ukamuhaba nyine cyangwa se ukamutinya. Ibyo bintu ntabwo byagufasha gutera imbere muri business ya network marketing. Ukeneye gutinyuka, wowe igira icyizere. Hari igitabo cyitwa Rule of the Jungle cyangwa se itegeko ry'ishyamba, ubundi ngo intare iri mu ishyamba akantu kose bihuye ibonamo range, ibibona ari range kubera ko yiyumva nk'umwami w'ishyamba. Rero akantu kose bihuriye mu nzira yitikabonamo range. Nawe ntango wakabaye ugira umuntu umutinya. Nimba koko ushaka gutera imbere, banza wumve ko you are champion, uri umuntu udasanzwe, uri umuntu urenze,
uri strong and powerful. Buri muntu wese muhuye wimutinya, ashaka kuba afite imodoka uyu munsi. Tinyuka abantu. Ikindi kintu nakubwira kuri kano kantu ko gutinyuka nuko ushaka gutinya tuvuge uncle wawe, ushaka gutinya wa muyobozi wawe wo ku ishuri, ariko ibuka neza ko muri iri soko rya network marketing ntango urimo wenyine, harimo abandi bantu barimo, harimo n'abapapa, ushaka gusanga harimo abantu biganye bakoranye. Nutinda gato rero nubwo yaba yari uncle wawe, uzashiduka ahubwo we uri kubona bamupostinga yuko hari abandi bamwinjije n'ibikarito wenda 31 bya megavase. So tinyuka, boost your confidence, ongera icyizere wifitiye, overcome your fear, irukana ubwoba bukurimo. Ibyo bintu bikora bizagufasha cyane mu buryo bwo guprospectinga anyone. Nta muntu utinya, buri muntu wese uri kubona round yawe wimutinya. Baravuga ngo ubundi buri muntu wese uri kugenda muri metero zingahe iruhande rwawe ubu ni umuprospect. Wasanga uwo muntu muri kugenda mwicaranye mu modoka utari guprospectinga, yari kuzakuviramo Eve wawe ejo hazaza, yari kuzakuviramo Isaac, yari kuzakuviramo Eric Kiyosaki n'abandi barida benshi batandukanye, yari kuzakuviramo Jean Baudet, yari kuzakuviramo wa murida wumva ufatiraho urugero muri network marketing. So you guys make sure yuko boosting a confidence yawe, kirukana ubwoba. Buri muntu wese ubona hafi yawe ni ubu prospect. Then indi tip iravuga ngo, tip ya 7 irimo iravuga ngo compliment. You guys use compliment. Shaka amagambo meza uvuga ku muntu. Ugihura n'umuntu ushobora no kumubwira ati wambaye neza. Gusa ntuzabeshye, ntuzabwira umuntu wambaye nabi ngo yambaye neza, ariko ntiwabura kandi uvuga ku muntu. Ushobora kuvuga umuntu ngo yambaye neza, ushobora kubwira umuntu ijambo ryiza ryatuma nawe umwattracta. For example, ushobora kuba watwaye n'umumotari mugenda muganira, ariko urashaka uburyo uza kumukuraho nimero. Hari zimwe muri tips njya nkoresha. Ushobora kumubwira ati wow, mota uziko kuva nagera muri Kigali nyimazemo wenda imyaka irenga 5 cyangwa se 10, nkambwira ati uziko ari ubwa mbere ntwaye n'umumotari mwiza nkawe, uzi uburyo waksereraga ukongera vitesse ahantu muri ambutiyaje ukagenda ufunga amaferi, nkumva neza uri uwa mbere mu bantu bose bantwaye kuva nagera muri Kigali, uri uwa mbere. Mereza akarimero kawe ku buryo igihe cyose uzanshaka kwideplaza muri Kigali ari we nzajya mpamagara, niyo wazajya uri kurepe nge nzajya nkurindira bitewe n'ukuntu wantwaye neza. Ibaze nk'ayo magambo yabwiye umumotari, so yatekereza ibindi bintu ataraguha nimero yiwe, ahita yiguha ako kanya. Ushaka ikintu ushimira umuntu bizakorohera cyane kumufatisha, mukureho nimero, then ubutaha nabwo muzaganira ibindi biganiro byerekeranye na business. Indi tip iravuga ngo ya 8 iravuga ngo network on purpose, cyangwa se network on purpose ni kuvuga ngo gerageza ujye ahantu hahurirwa n'abantu benshi kandi ujye unahindura. Urugero, nimba hari gym wari umaze gukoreramo amezi 3, ukeneye guhindura ukajya mu yindi gym cyashya ku buryo uzahurira n'abandi bantu benshi bashyashya batandukanye nabo wari usanzwe uzi. Nimba hari ahantu wasengeraga, ntukaguma aho hantu honyine cyane mutajya naho usengera, shaka uko uzajya ujya gusenga we mu mafamiye yo ku rusengero atandukanye cyangwa se mu miryango itandukanye, kugira ngo wihuze n'abandi bantu benshi bashyashya. Nimba uyu munsi uba muri quartier imwe kandi ukaba uzi ko n'undi gikodesha udatuye, kwera icyo ujya kuhamara imyaka 2, jya kwimuka ujye mu kindi gipangu urahuriramo n'abandi bantu benshi, ujya mu yindi quartier uzahamenyera abandi bantu benshi. Nyine uburyo ugenda uhura n'abandi bantu benshi, gira ama club ubarizwamo, gira ama family runaka ubarizwamo, bigufasha guhura n'abandi bantu benshi bagiye batandukanye. So uko ugenda wihuza, jya mu ma event, jya mu ma wedding, ariko ujyanywe no kuvuga ngo ntago ngiye for just distraction, for wasting my time. Ugiye kwihuza n'abandi bantu bagiye bari aho ngaho, fate contact zabo, uzabigisha business. Abo n'abakandida bo kuzajoininga business yawe, n'abakandida bo kuzagura product zawe. Jya ahantu ukomeza kwihuza n'abandi bantu benshi bagiye batandukanye. Nimba uyu munsi tuvuge n'urugero nta gahunda kwihukansa cyane ufite, wenda ukaba wajya gutega moto, kandi moto urabizi ko wenda uyiteze wenda ubu ufite umumotari umwe gusa, ese wagiye n'amaguru kushaka gura n'abantu 5 mu muhanda, kuruta uko wenda wavuga ngo nteze moto wenda kandi nta gahunda iri kukwirukansa ufite, ukajya kugera mu rugo ufite contact imwe gusa y'umumotari. Ese wagiye na bisi wenda n'urugero kushaka kugera iyo ugera ahubwo noneho wahuye n'abantu benshi mwari muri kumwe muri ya bisi, kuruta uko wagenda na motari umwe. Nyine hari uburyo bwinshi ushobora gutekereza bwajya buguhuza n'abantu benshi, bityo kunguka contact nyinshi zigiye zitandukanye. Nimba hari restaurant wajya gusohokeramo uyu munsi, ushaka kwihindura ugashaka indi restaurant usohokeramo, uzahasanga abandi baseriveri bashyashya, abandi ba manager bako biyo hotel runaka cyangwa se baho hantu runaka bashyashya. So bityo uzaba uri kunguka abandi bantu bashyashya. So tip ya 9 iri kuvuga kuri posture. Ugomba upgrading posture yawe. Posture yawe aho ngaho turi gushaka kuvuga smiling, garagaza ibyishimo mu maso yawe. Ntago abantu bakunda umuntu w'umurakari. Ubusubu wahura n'umuntu akabona wamurakariye,
agatinyuka kuzaguha nimero yiwe, ko yaba afite n'ubwoba avuga ati umuntu ubwo tuzahura rimwe ariko nsaba appointment duhura nyice mburirwe n'irengero. Ariko nusmilingira umuntu ugacya mu maso yawe, azumva yifuza n'ubundi kuguhora iruhande. Ariko nurakarira umuntu, you guys, ni bakeya cyane bazifuza kuguhora iruhande. Rero ukeneye gusmilinga mu maso yawe, ukeneye kwambara biri very smart. Ibyo ni bimwe mu bintu biranga posture. Ikintu ukeneye kuvuga nk'umuntu ufite icyizere, voice yawe ikagisohoka with convincing voice, with powerful, ufite ijwi rifite imbaraga, atari wa muntu wiyongorera wagira ngo ari kuvuga utuntu nawe adahagazeho. Vuga ijwi ryifitiye icyizere, ijwi rifite imbaraga, ijwi rikonveka, kandi ijwi nyine rivugira mu hejuru, risohoka rikumvikana, pana ijwi ryo kwiyongorera. So ibyo ngibyo ni ibintu biranga posture. Ndetse eye contact, niba umuntu muri guhura, muhuza amaso, hura n'umuntu muhuza amaso, apana kumutinya. Nimba ugiye gusuhuza umuntu, wisuhuza umuntu ngo uhite ureba hasi, musuhuza ariko unamurebe mu maso, ubwira ati bimeze bite, umureba mu maso, bigaragara ko nta bwoba ufite, wifitiye icyizere gihagije. Ibintu bizagufasha. So akandi kantu navugaho rero, karavuga ngo don't go prospect as you go. Igihe cyose ntukumve ngo mvuye hano wenda tuvuge ngiye i Butare ngo niho nza prospectingira. No mu modoka uri kugenda mu Butare hari abantu mwicaranye. Don't go prospect as you go. Iyo ni tip nayo wagira gute, wagenderaho mu bijyanye na prospecting. Hanyuma ngana ku musozo, hari akabonus nanone nabateguriye. Na akabonus kavuga ngo some mistakes to avoid while prospecting. Amwe mu makosa ukeneye kuba wakosora cyangwa se wakwirinda mu gihe uri guprospectinga. Irya mbere iravuga ngo never prejudging, cyangwa se wibanza kugira umuntu kumujudging mu bundi buryo mbere yo kumuprospectinga, mbere yo kumapproaching. Hari nk'igihe ubona nk'umuntu akavuga ati runaka ive ko mbizi kafunga umutwe ra buri business yayemera, ko mbiza aba ari mu Mana cyane, ari umukristo wa danje, ubu business azayumva. Ibintu byo kwiteza imbere ubu yabyemera. Ukeneye ku approaching umuntu utabanje kujudging ibintu ibyo ari byo byose. So rero never prejudging someone. Igihe icyo ari cyo cyose utekereje umuntu akuje mu mutwe cyangwa se uri kumubona imbere yawe, approaching, wigira ibintu bimwe bindi ubanza kujudging. Cya kabiri ni ijambo rivuga ngo let me get achievement then I will talk to prospects. Ugasanga umuntu ari kuvuga ngo reka mbanze ngire amafaranga, reka mbanze nanjye nkore cyane nzagura imodoka, reka mbanze basi ninjize miliyoni nibwo nzajya ku approachinga uncle, nibwo nzajya ku approachinga grand frère. Guys, uko utinda cyane ushobora kuzasanga njye namwinjije twahuriye kuri Facebook cyangwa twahuriye mu bukwe bwa runaka. Rero you guys ukeneye ku approaching umuntu wese ukuje mu mutwe, ukatangira ukamwaprochinga. Umuntu wese utekereje uri hafi yawe ukamwaprochinga, kuko nutinda uzasanga abandi bamupostinze bari kumwakira muri business. Nimba ugeze ku muntu ntajoyininge, it's okay, nta kibazo. No means next opportunity. Nawe nimba kubwiye no kano kanya ntabwo bisobanuye ko ari no forever. It's a next opportunity. Nawe ejo bundi cyangwa ejo bundi ashobora kuzongera akajoyininga. Ariko wowe icyo bikora ntabwo bigomba guca intege, gitukirika the next one. So ndumva ari cyo wagenderaho. Rero akandi kantu mu ma mistake utagomba gukora, ni mistake ivuga ngo they will judge me, bazanjudginga. Ibaze ndamutse nangiye business wenda ejo kazafunga, bazanjudginga banseke. Ibaze nyitangiye ejo sintera imbere singure y'amamodoka, bazanseka. Kubera icyo utekereza negativity. Watekereje sabwa ati ibaze ndamutse nababwiye ejo nkazaba mfite amamodoka menshi cyane, bakazavuga ngo nabonye amahirwe sinayabasangiza, narabyihereranye. Tekereza mu buryo buri positive nk'ubu. Vuga ati baze none ndamutse mfite amahirwe simpere kuri grand frère, simpere kuri uncle. Ukazasanga ndi guhera kuba handi na hehe naratinye kubwira uncle wanjye, naratinye kubwira grand frère wanjye. Tekereza muri positive. Vuga ati ibaze none ndamutse ntangiye business, ejo bundi nkazaba ndi umuherwe. Nyine tekereza muri ubwo buryo. Ibaze uburyo bazajya banyubaha none habansuzuguraga, uburyo bazatangira kumpa agaciro umuryango abantu batajyaga bampa agaciro. Bari ibyo bintu utekereza, aho gutekereza ngo they will judge me mu bundi buryo. Akandi kanyuma rero karavuga ngo assuming that your friend will say no. Gutekereza ngo abantu bazakubwira no, kubera icyo uvuga ngo bazakubwira no, tekereza ko bazanabyemera ahubwo cyane. So akandi kanyuma rero karavuga ngo noneho kuba wavuga ngo abantu benshi narababwiye barabyanga ugacika intege. Bwirwe n'ikirimbo utarabwiye abantu 50 ariko 51 ari wari kuzahita byemera, kwicika intege. Keep pushing, never give up. Iyo ni itegeko rya nyuma mu mistake utagomba gukora. Ndabashimiye cyane rero, mwakoze cyane kurikirana kino kiganiro cyanjye, cyane cyane ku bantu bagitangiye kugeza ku musozo. Ndabashimiye cyane. Nimba ari ubwa mbere twari tubanye, ndagushishikariza gukora subscribe. Kandi nimba dusanzwe tubana nabwo, ndagushishikariza gufata iyi video yanjye, fate link uyisharinga abafite ibikorwa bawe,
kugira ngo nabo bazi tujye tubana muri video zanjye z'ubumenyi mbasharinga umunsi ku munsi. Thank you so much. Let's do it. Let's make it happen. See you at the top.